murabona igikorwa dufite aha ngaha ni ukubaka uruganda rwa kawunga. Ibigori tukabihinduramo kawunga ifuribwa, ubundi tugahindura ibisigazwa bisigaye bikaba ibiryo by'amatungo. Iki gitekerezo ukuntu cyaje, byesanzwe ndi rwiyemezamirimo, ngura kawunga nyinshi mu bihembwe bitatu mbanguze kawunga amatoni menshi. Kubera i Nyanza nta ruganda ruhaba, kawunga njya kuyikura i Kigali, nta handi nyibona. Rero nkabona iyo taraje yo kujya kuyikura i Kigali n'amafaranga ntanga ku mwaka, niho haje igitekerezo cya kawunga. Twishyize hamwe turi babiri, turabanza tugura ubutaka. Murabona ko hari ubutaka bunini, ni hafi hegitari 2. Tugura ubutaka, tumaze kugura ubutaka tubushyiraho, umushinga ubu uratangiye. Njyewe mu by'ukuri ndashimira BDF kuko yaramfashije cyane. Naho nari nsanzwe nkora ako kazi ko kugemura kawunga ahantu henshi muri Nyanza, Huye ndetse na Gisagara, ariko inzozi zo kubaka uruganda ku bushobozi bwanjye njyenyine ntabwo nari nzifite, ariko ntabwo nari kuzigeraho. Ariko ubu yaramfashije, murabona ahantu ngeze ko hashimishije, kandi ndateganya kuzatangira mu kwa mbere umwaka utaha 2020, kandi murabona iterambere ryanjye rizagera kuri benshi. Abahinzi bafite umusaruro nzabagurira, tuzaha abakozi akazi, akarere kazabyungukiramo, tuzasorera igihugu, natwe dutere imbere. Murumva ko uruganda ruzafasha abantu benshi cyane, natwe tutisize inyuma. Ikindi kandi ndashishikariza n'abandi, hari abagore benshi bitinya, bumva ko ntacyo bageraho, ariko icyiza ni ugushyira ku bwoba. Wiyemeje ikintu ntacyo utageraho, kuko iyo utangiye n'Imana iragufasha, ariko utatangiye ntaho wagera. Twitinyuke, dukore, tugane BDF idutere inkunga, dutere imbere.